Amakuru mabi cyane, amakuru atugezeho nonaha ni amakuru ateye agahinda yashavuje imitima ya benshi. Ni inkuru mbi cyane yongeye kumvikana mu karere ka Rusizi, naho umwarimu yateye inda abanyeshuri batatu. Ubu ugiye guhita wibaza ibibazo bigira biti: ese uyu mwarimu yaba yatawe muri yombi? Ese uyu mwarimu ayo mahano yayakoreye hehe? Ese ubuyobozi bw'ikigo yakoreragaho ubwo bwaba bwatangaje iki? Ibyo byose rero ukomeje kwibaza, uraza kubisobanukirwa muri aya makuru ya none tugiye kubagezaho. Niba ari ubwa mbere udusuye, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazogera kaza nako ntugasige nako ugakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato ubundi tuze tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje kubabaza abatuye mu karere ka Rusizi, bitewe n'ibyo umwarimu yakoreye abana babo batatu bose abatera inda. Iyi ni KN Radio. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru abari baragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru mbi cyane itugezeho nonaha, naho umwarimu yigishaga abanyeshuri batatu, ariko muri abo banyeshuri yigishaga haza kuvamo abanyeshuri batatu bose abatera inda. Uraza kumenya ese bino byose uyu mwarimu yaba yarabikoreye iki? Ibi rero ababyeyi barerera ku rwunge rw'amashuri rwa Murira rwo mu murenge wa Muganza mu karere ka Rusizi bagaragaje ko hari umwarimu wigisha kuri iri shuri umaze igihe asambanya abanyeshuri yigisha, nyamara hakaba harabuze ukurikirana iki kibazo uyu mwarimu yasize ateye aba bana. Aroni cyagaragajwe ku wa mbere tariki ya 26 Kanama 2024 ubwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwari mu karere ka Rusizi, aho rwatangiriye ubukangurambaga bugamije gukumira ibyaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'ibindi byaha byibasira urubyiruko. Ni igikorwa cyatangiriye mu mudugudu wa Gatuzo mu kagari ka Gakoni mu murenge wa Muganza, kinitabirwa n'inzego zitandukanye zirimo iz'ibanze ndetse na polisi y'u Rwanda. Visi Perezida wa komite nyobozi y'ababyeyi barerera mu ishuri rya Murira ni Rumenyerwa Olivier yagaragarije RIB ko mwarimu bukuru Aroni amaze igihe asambanya abanyeshuri yigisha, ndetse hakaba hari n'uwo yigeze gutera inda, nyamara hakaba harabuze urwego rumukurikirana. Uyu mubyeyi mu izina rya bagenzi be yagize ati: hari ikibazo cya mwarimu bukuru Aroni uvugwaho gusambanya abana, ndetse bikaba byaraje kugaragara ku munyeshuri w'umukobwa wari ugeze mu mwaka wa 3, bigaragara ko yamusambanyije akanamutera inda, ndetse binagera ku rwego rwo gukuramo iyo nda yari yaramuteye. Uyu mubyeyi yasobanuye ko kuva muri Gicurasi uyu mwaka, ubwo uyu murezi yafashaga uwo munyeshuri gukuramo iyo nda, yahise aburirwa irengero mu gihe cy'amezi 2 n'iminsi 19. Biba ngombwa ko ubuyobozi bw'ishuri yigishaho bwandikira akarere bukamenyesha ko yataye akazi nta mpamvu, nako gahita kamwandikira ibaruwa imuhagarika ku kazi by'agateganyo. Avuga ko mu gihe uriya mwarimu yari yaramaze igihe yarabuze, bakeka ko yarimo akorana n'abakomisiyoneri bo kumuhuza n'umuryango w'uwo mwana w'umukobwa ndetse n'umukobwa, kuko kuwa 4 Gicurasi uyu mwaka turimo umwana w'umukobwa yemeye ko yatewe inda na bukuru Aroni ndetse akanamufasha kuyikuramo.
nyuma ngo mwarimu Bukuru Aroni yaje gufatirwa ku karere aho yari yagiye kwisobanura ku mpamvu y'ihagarikwa rye, ashyikirizwa ubugenzacyaha nabwo bwaje kumushyikiriza ubushinjacyaha ngo gusa nyuma y'igihe gito aza kurekurwa mu buryo budasobanutse, abaturage bose bahita bagwa igihumure. Nirumenyerwa Olivier mu izina ry'ababyeyi bagenzi be yagaragarije RIB ko batumva uburyo ikoramo iperereza bijyanye no kuba ubwo Bukuru Aroni yatabwa muri yombi ntacyo ubuyobozi bw'ishuri bwigeze bubazwa. Yavuze ko usibye uriya munyeshuri hari na bagenzi be batatu nabo batwite inda bikekwa ko baba baratewe inda na Bukuru Aroni. Ibyo aheraho asaba ubufasha bijyanye no kuba hari n'abandi bana ikigo gishobora gutakaza kubera uriya mwarimu. Umukozi mu ishami rishinzwe gukumira ibyaha n'ubushakashatsi muri RIB, Nirenganya Jean Claude, yijeje abaturage ko uru rwego rugiye gushakira umurongo ikibazo cy'uriya mwarimu. Mu magambo ye, uyu mukozi mu ishami rishinzwe gukumira ibyaha n'ubushakashatsi muri RIB yagize ati turareba kuri icyo kibazo by'umwihariko tumenye ngo ikibazo kiri hehe, ese wenda ni ikibazo cyaba cyarabereye mu iperereza ritakozwe neza, ese wenda ni ikibazo cyo ku rundi rwego rw'ubushinjacyaha, niba ari bo bafashe umwanzuro wo kumurekura. Ibyo byose turaza kubireba, niba hari aho byapfiriye birakosoka. Icyaha cyo gusambanya umwana ntabwo gisaza, ibimenyetso bishobora kuba bitabonetse uyu munsi cyangwa ejo bikaboneka, kandi n'ubundi uwakoze icyaha akakiryozwa uko yaba yaragikoze kose. RIB yibukije ko nta kiguzi icyo ari cyo cyose gishobora gutuma uwasambanyije umwana adahanwa, ndetse n'ibihano bikaba bigera ku wagize uruhare mu guhishira kiriya cyaha. Ni icyaha uru rwego ruvuga kandi ko rugira ingaruka mbi haba ku wagikorewe ushobora gutera inda itateganyijwe ndetse n'indwara zidakira, ndetse no ku muryango nyarwanda muri rusange. Muri rusange, itegeko riteganya ibyaha n'ibihano riteganya ko uwahamijwe icyaha n'urukiko cyo gusambanya umwana ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25. Gusa iyo gusambanya umwana byakorewe ku mwana uri munsi y'imyaka 14, igihano kiba igifungo cya burundu kidashobora kugabanywa kubera impamvu nyoroshyacyaha. Iki gihano gishobora no kubaho mu gihe uwasambanyijwe yandujwe uburwayi budakira cyangwa bikamusigira ubumuga. Ni naha natwe dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Niba utari wakora subscribe hano kuri KN Radio, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazogera kazana ko ntugasige nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya ubu wa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Mugire ibihe byiza kandi Imana ijye ikomeza ibarinde.